Yes sis. Ndetse kubyutse wiryamiye. Siri kugira ngo nkore. Se hano mwayino nzu wabuze ikintu ukora? Ntabwo nakibuze ndaza kuba mbikora. Se biriya byombo biragenda gute? Ndaza kuza kuba mbikora hari aho ndi bugeze. Oshye. Hakinze ari bishe. Ahubwo twagira ngo hari inkuru nzaniye. Urutse n'urujuya. Arize ntabwo tuzigura. Twangize umupaparazi. Sha ntazo nyine tu. Ntazo. Nta kintu mfite cyo kuvuga nyine. Ndabyutse ariko ndananiwe. Ntabwo uheruka kuvugana na papa? Shase ntabwo duheruka kuvugana. Ubwo muhamagara nkabona ntazi. Ntashaka kunyitaba no kumvugisha bitari ibibazo. Nase ko wambanye bize kandi ngiye rukurira telefone nyishyize hasi. Hari utuntu mba ndimo nyine tu. Ndameze neza ariko. Ndameze neza. Wese umeze utera? Ndameze neza. Ndi kukubona? Ndisiko bansutse. Ndabigufishije siko nzi ko nta mafaranga naguhaye. Ego ko yandese wambaye ngo nigeze nyakoresha. Yari nyine. Ngiye byanye byasabyeho sinkibona umwanya wo kujya muri salo. None se wowe ntabwo papa ajya guhamagara? Ntabwo mperuka kuvugana nawe. Naramuhamagaye arambwiraga ari mu kazi turavugana nasoza. Niba yaribagiwe. Ni kuri ayimereye nawe ndamuhamagara. Ati bimeze bite ngo bimeze neza ngo suri mu kanya ndaza kuvugisha niyongere kumpamagara. Akanda namukumbuye pe. Agire aze tubonane. Aze se kumara iki? Ntabwo ukumbuye papa? Ese ko umuvugisha kuri telefone ntanyiteho nimba atankumbuye njye namukumburamo ibiki? Nta mwanya abonera umuntu nta time aduha n'ubwo namukumburamo ibiki? Shangiye mba namukumbuye nuko mba n'ukuntu bigenza. Babucura se nabase babuzwa n'iki kumukumbura. Nagutetesha kugira utakubyembera. Ubonetesha ariko umuntu tutabonana umuntu ibintu bye mbese aba yumva kuguhereza ngo mu bodyguard akaguhereza amafaranga ngaho ngo ibintu byose ngo kuba yabiguhaye aba yumva bihagije. Nse bitaguhagije hari icyo urahagije. Ubwo ushaka ko ageze akaguheka. Natayimeye nkamubona. Ngiye nkubwiza ukuri ngiye ibyo ngibyo ntanabibonye sinzi yarurira kuza ariko nibyo nkabibona. Nkunda papa nzabimubwira. Ntamukunda se mbujijwe n'iki kumukunda? Ese ubwo uramukunda kandi uri kuvuga ngo ntabwo umukumbuye? Kandi tuvugana kuri telefone. Nese ubwo naba ifoto ye ndayifite ni ikindi naba nshaka. Kampeka se cyambere cyo simburara simbwirirwa. Uri kubyumva neza? Ndanywa gasohoka n'abashiki banjye, dufite imodoka, dufite bodyguard. Nta kintu tubuze nese ubwo namukumburamo ibiki? Shangiye ntabwo ibyo bari binyuze pe ntabwo nyine ari byo. Ni wowe nyine wowe uzahora mu mandazi no muri ibyo. Ntabwo mbizi ibintu ibyo urateka ndarya ibyo. Ariko utazana bya bintu byawe gushaka ibintu by'ibigari. Ibijumba n'ibishyimbo. Uziko na papa ari hano utamubwira ngo ibyo bijumba ubura kuzana hano. Ntabwo ujye ubikumbura. Ibijumba ngiye nkarya ibijumba. Papa yabakorera. Papa yabakorera nde? Ngira ikintu ushaka kurya rero aricyo nteka. Ikintu nshaka kurya? Nshaka guteka utuntu nyine tworoshye ndumva ntameze neza. Igitoki ariko ibyo bintu bijyana. Ntabwo ushaka kurya iki? Ibyo bintu sinabirya. Igitoki ibyo bijumba sinabirya kandi urabizi. Kuva avuka wari wabona ry'igitoki biriye mfurura. Ndateka ibyo mbonye. Mbese ko nahindutse kandi uzi kuyamba neza neza. Ubu turinjira mu nzu koko? Oya shawa, niba bishaka ko twakinjira ntacyo bitwaye. Oya nsubwo ndinjira ahantu batantumye koko ubwo ukumva. Ubwo tumira se hari ikirori cyabaye kugira ngo bagutumire? Oya none nshobora kwinjira nkasanga harimo ababyeyi aribyo bari kwiganira ubwo naba nkikikubwira ibintu nshaka kukubwira koko. Ubu ushaka kumbwira? Oya ndifuza ko twaganira ko. Wenda ibyo ngibyo kubera ko mu rugo urabizi harakaguka abana byahataje imva. Sinzi ntabwo ngo tube twicaye hari iminota mike ko hari icyo nshaka kukubwira si byose. Kwinjira se ko ntafite inyota ngo uranzanira n'amazi. Agashyano gusa ngo ibijumba si ibijumba urabijyana ngo papa ari kuririmba za papa
hano tubayeho neza, dufite buri kimwe cyose dushaka, ariko ari kuzana papa icya mbere cyo uramuhamagara ntagufata, wamubwira ngo papa dufite iki ngiki ngo nabahereze amafaranga ngo bikemure ngo ntihagire ikindi kintu wongera kumbaza, si ubwo bari mu biki kagoryi gusa. Imodoka yarapfuye, yarakoze gupfa, igume mu garaje iri ahangaha, umuntu ahagiye hose agenda mu modoka, wanze ngire ntihamagarire Sheri ndebe ari buze no kunsura, nubwo twari tunaherukana, ariko mana mbayeho neza. Si ubwo hari umuntu ubayeho neza kundusha? Ako karako kaba katese kagumye mu mandazi, ntikazi iyo bijya n'iyo biva. Umva nitwe tubayeho neza, n'abandi barabeshya. reka twicare ahangaha nuko ntabwo dufite aho se na twambwira ikintu tuba ku muhanda tukakubwira turabizi ko ngukunda, si byo se? Ndagukunda, ariko nyine sinzi ibintu ngiye kukubwira ko nyine bindi ku mutima bihora bindya buri munsi. Biriya bintu byo nkorera ntabwo mbikunda kabisa. Iyo turi kumwe kuri geto yanjye ntabwo mbikunda kabisa. Iyo turi kuvugana ukajya muri telefone ukandikirana iki, nese bode kujya muri telefone ko n'abandi bari kugucira imana. oya niyo utaba uri ubizi neza abo ndi kuvugana nabo. none se ubwo ntabwo uba ufite umwanya wo kubavugisha? Ubavugisha iyo ugeze muri geto yanjye gusa. Ibyo ngibyo uba ugomba no kubitekereza mbere y'uko mbikubwira, sibyo? Urabizi ko ngukunda, ko sinzi nkuhombye, numva muri njye nkuhombye ntazi ntacyo naba nkimaze ku isi. Urabizi ko nta cyatungana, nta cyagenda neza ntagufite. Birambangamira cyane ibintu gusa, ubwo mbikubye ndi kumva nduhutse umutima. Ndakubabariye, sinzi ko wowe wanjye. Mbese uzi ko mama yampamagaye se? Buriya naguhaye umwanya uhagije ukavuga ngo iki mba nakurutishije n'undi wese, ariko umubyeyi ni uwa mbere, sibyo? kwitaba amabokosha ariko nzajya no kumukwereka ibibazo buri iki. oya ikibazo ibaze ko ngiye mu rugo nubwo atarakubona ariko barakunze. banzi biteze nyine ku mafoto ibyo umenya neza ko dukunda kuvugana cyane, kandi ubu niyo wanakinyabya ngo winjire ubatereke. oya nzabasubiza mfite umwanya, uko ninjiye byatuma ntajya kureba mama ko yamamagaye, sibyo? niyo mporomesinze ko uzazana cyose. oya tuzabipanga, uko urabona nta nubwo mama turi hano hafi, bisaba gutegana, urabizi. Tuzabipanga nabwo njye kumujyane wana suhizi akwiye usetse urambura cyane. oya guseka birakubera, ujye useka, sibyo? umva ngo kiti bayi basi, reka mbanze njye kumureba. Please. Bye. Bye. Yeah. Kamamagare baby wanjye. Hello babe. Meze bite se? Meze neza? Sha nyine nanjye ndaho. Asi ubundi wowe umunsi wa mbere urashira, uwa kabiri, uwa gatatu ntumvugisha, ubuzi ko ndi ikintu cy'igipoto, nyine umfata gute? Oya nabye mbabazi kabisa, ntabwo biri kuvamo.
imbabazi bazisaba gutyo. Oya nyine ntabwo nabikomeje, ariko nyine nibo babikomeje. Wowe umuntu amara umunsi wa mbere uwa kabiri atavugisha fiyanse wiwe, ibyo bintu bikaba ari byo. Uzi ko wagira ni mushiki wawe, na mushiki wawe ntabwo wamufata gutyo. Oya uzi kugira ngo ubabarire, uraza kunsura. Uza kunsura ndakubabarira, ariko nutaza nyine ubwo ndabikomeza. Urabizi ko ngewe byanjye bitajya bipfa kurangiriraho, ndaza kubikomeza. Uragira nka ryari se basi? Ugiye gutuza? Dore turi saa 7:52. Saa 8 n'igice urageze hano. Oya nta muntu hari mu rugo. Sawa nyine basi wute. Sawa nyine ntabwo narakaye cyane, ariko nyine narakaye mu gake ukuntu. Sawa babe. Ubu koko Bianca uzi ko bayamfashe nk'umukozi we mazi. Ibintu byose ni queen. Ubwo ngiye kugera hariya musangane n'abahungu, nuko mubyukira umuntu akamutekera akamugaburira, bike ni abahungu no kuryoshya. Ewe bagorana. Urajya sha? nje kureba sheri wanjye. Sheri wawe? Sheri wawe saba muri uru rugo? Yego. Urakora ikosa ryo kongera kurenga aha ngaha utabiherewe uburenganzira. Wamuvugishije twari winje kureba. Kubera icyo utamuvugishije? Namuvugishije ahubwo mwatamvugishije. Ibyo ngibyo urimo urabibwira nde? Ndavuze ngo ubone usohoka. Mwe naje kureba. Umusore uri kuvuga ngo aragushaka. Karibu. Muzuke. Si aba wanje kwa hano mufite abantu bameze gutya. Si ayo marido koko. Arikunda kubaho ubusa. Ujye wigira twaturido twanjye tumeze ukuntu niko twatugenze. Kurushana? Uzi ko nahenze hano? Musore umeze ute? Sawa ariko ndikumva mbabaye man. Ndikumva mbabaye kabisa. Ubabajwe n'iki? Se gute umumira ni wanjye. Tabanje kubyira niba ari ababodyguard. Ni ababodyguard n'iki? Nyine ni bodyguard urani utucungira umutekano. None se hano ni iki kandi kubona ari neza. Ako nazo. Oya nyine n'ubitinde kubira nabirenza. Nyine nabyibagiye subize ko twavuganye nkahita njya gukora douche si nyine. Wahise ujya muri douche. Njya gukora douche. Ndi kumva wumuye cyane. Ese ubundi ntabwo nahumuranye. Ntabwo nahumuranye. Usanzwe uhumura cyane. None. Ariko nari mukumbuye. Shana nari ngukumbuye. Gusa twavuganye kuri phone so muri kumbwira nabi. Nyine nari narakaye. Musi warwaye rukaga kumvugisha. Si uko nje kuri telefone kuri umbabariye nageze hano. Nyine nakubabariye nyine byanjye. Umbabariye ariko iyo mbonye ko mitancururwa. Ubwo ndamenya gute ko umbabariye? Utanyeretse basi n'ikimenyetso. Erega usike wari mwiza. Sha ndatuwe ngira isoni ngoye ntago ari cyane. Urangirira isoni ko ni byiza kuba wagirira umuntu isoni ukunda. Nshobora. Sha nyine nakubabariye byarangiye. Wahinduye inzara byarese. Hashize icyumweru nyine kuva yamwohereje amafaranga ndazihindura. Papa wawe. Papa ari yabaye. Papa wanjye nyine akorera nyine muri Amerika.
Ngiye mu kazi. Ngiye mu isaso. Bimeze bite? Sawa. Utari kunsuhuza se? Ntabwo byemerewe gukora mu biganza Ntabwo byemerewe? bya boss wacu. Ego ku mana yanjye hoya pe. Ahubwo reka guhagarara gutyo kuko ndi kubona biri kumbangamira. Ibi ngibi nibyo natojwe mba ndi mu kazi kanjye. Noneho nta nubwo twavugana uri kundeba. Oya twavugana ariko nshobora kurangara gatoya akavuga ikibazo kandi nta kibazo. Ego ku mana yanjye. Yego se? Yego. Oya tuvugane neza ntari bipe. Ariko uzi ko ntazi n'ukuntu witwa n'iminsi tumaranye hano. Amazina yanjye nuko bisanzwe n'ubundi ndi bodyguard. Niyo mazina yawe bakwise iwanyu se? Niyo mazina y'akazi. Muri aka kazi ntabwo biba byemerewe kuvuga izina ryawe bwite. Ntabwo biba byemerewe? Yego. Nose ubundi ubuzwa nande? Niryo tegeko ry'akazi. Itegeko ry'akazi? Yego. Ndi kumva ibyo bintu atari ngombwa kuko turirirwana hano ujya wisanzura uri nk'umuvandimwe wacu. Ntabwo bishoboka. Aba nandukiriye kandi niba ndimo gukora amakosa nzahanirwa. Nose ko nshaka kumenya izina ryawe. Nose nk'ubu haramutse habaye ikibazo nk'hano mu nzu nahamagara ngo bodyguard. Yego. Ushobora kubanza kunsezeranya yuko utazabivuga ko nakubwiye izina ryanjye. Yego. Ubundi se naba mbibwira ndi? Usibye sister wenyine. Amazina yanjye nitwa Tunga. Tunga? Yego. Yezu ukuntu nitwa? Ntabwo mbizi. Ntabwo Icyo nzi mbizi. neza ni uko uri umukobwa wa boss kandi nkwiye kukurinda ngakora inshingano zanjye nk'uko bikwiye. Shabu nari nzi ngo nje kukuganiza none ndi kubona wambagiseriye cyane. Dushobora kuganira ariko ntabwo nshobora kureba ku ruhande kuko hano harashoboka guturuka ikibazo cyangwa se hari agaturuka ikibazo. Ngomba kuba ndi maso niko kazi kanjye. Nose ubu naganira n'umuntu umeze gutya? Mbese ndeba? Ushaka ko tuganira iki? Nshaka kumenya izina ryawe, aho waturutse, niba ufite famiye se. Wazaretse tukabiganira undi munsi. Kubera iki se atari nona? Aka kanya ntabwo niteguye. Harya wambwiye ngo witwa Tunga? Amazina yanjye nitwa Tunga. Nanjye nitwa Queen. Queen. Yego. Ako ntukajya ukabiriza ibintu ngo mana we. Ntabwo nemerewe kukuvuga mu mazina. Ni umukobwa wa boss cyangwa se ukaba mabuja wanjye. Ngiye ntabwo ndi mabuja wawe, ujye umpamagara mu izina ryanjye. Murakoze byumvikanye. Yego. None so makuru. Meza. Turi kuvuga ngo gutya. Riga ntabwo njya nguhaga. Waba utampaga ukamara iminsi ingana ko utambwishije. Niyo mpamvu Cyangwa usigaye ufite undi mushinga. si ibintu utangiye kuza. Buriya turi mu rukundo rwacu utangiye kuzana iby'abandi bakobwa. Nkuko ntajya mbizera ntabwo njya mbamenyera. Ubwo utangiye kumbarira mu bahungu. Oya nawe uri uwanjye nyine ndabizi ko utabikora ariko nyine umuntu aba agomba no gushyiramo nk'ukirakaye. Oya ntabwo ndakaye. Sinzi nyine ukuntu uri kubibona. Ariko ntabwo ndakaye. Meze neza wowe se umeze utahana. Nizere ko bino bintu ariko bitazongera. Ntabwo bizongera. Kuko no bodyguard wa mbere twari dufite niko byagenze nawe yarameze nkawe. Nabwiye papa aramwirukana rero niba ushaka kugenda uzajya ukomeza wikora ibyo bintu. Ntabwo bizongera. Jye wisanzura wiyoroshye sibyo?